twongere tubahe ikaze bakunzi ba Imena TV show nizere ko meze neza cyane kandi mushima Imana natwe turamahoro kandi turashima Imana abari mu majyepfo abari mu majyaruguru abari mu burasirazuba bw'u Rwanda nizere ko mwese muri amahoro cyane. Hanyuma rero mu mazi iminsi mugenda mwumva ibigenda bivugwa hirya no hino ku mihanda, ibigenda bivugwa ko Pastor Claude amaze iminsi mikeya akoze impanuka, abandi nabo bati umusitari Prophete Noheli yaguze imodoka. Nagira ngo rero nyomoze nanavuguruze ayo makuru kuko Prophete Noheli ubu rwose yibereye ku kamoto, yicaye kuri moto ya Ampasade. Nyaruka mwegere tumwegere, reka tumwegere tumubaze atubwire ubundi ubuzima bwe ni ubuhe, atubwire. Prophete Noheli abantu bazi ko ufite imodoka, none ndimo ndakubona ku kamoto, byakugendekeye bite? Ibyo bino moto ukuvuga ngo njyewe meze neza ndashima Imana ndamahoro. Reka dushime umuryango wa Imena TV show kugira ngo mwana koze ibintu biremereye ucitaye mu nizo tushaka, abasabu bariyongereye twarazamutse aho mwari mutuye naho twe dutuye so tugituye. Yesu yaratwimuye po nemerero gusa. Rero ngira ngo ejo bundi nibwo nari mfite gahunda yo kujya gushaka perime, imodoka yo kuyigura nzayigura, ntabwo ndacyari umusore muto cyane. Amafaranga aratwinginga twiruka inyuma, twebwe ntabwo tuyiruka inyuma. Umugisha turawuvukana, ntabwo umugisha bawuduha, tuhabwa n'Imana. Imana ishobora byose, Imana ishikura ku cyavigikiza n'ibikomangoma. Niyo mpamvu ubona ko mpameze neza. Mbabwiye motari ni motari wanje, uyu motari w'umutari mu mujyi wa Kigali urenze, muramubona bamwita n'isonge. Uyu ni umumotari urenze mu mujyi wa Kigali, ariko byubanze nabatema amazina batazajya banagira ngo uri fake. Nanjye bayita Fregisi, ni umumotari mu mujyi wa Kigali. Bara abantu neza fresh, umutara muremba mukuye cyane. Abamwe mu biganira ahantu haremereye anzanye ku ry'umuryango. Hanyuma motari, abakurikiye Imena TV show, turashaka kugira ngo utubwire Prophete Noheli wari usanzwe umuzi. Uwo muntu utwaye ajya ambwira ngo ni umuntu w'umusitari, ngo ni umuntu uzwi cyane. Wari usanzwe umuzi? naye nsanzwe muzi, ni umuntu w'umusitari cyane, umuntu wamamaye cyane ku ma YouTube, ku mashyi hose tumubonaho. Reba uriya mugore ni mwiza, urabusheri ariko se kuko ukunda abakobwa cyane kandi uri umusitari. Mubwira zano, mubwira zumubaze. Ze musuhuze. Oya reka ze musuhuze. Uriya mugore ni mwiza, ari ukuri kw'Imana. Bako bavuga uriya mugore ni mwiza. Ze musuhuze sheri. Tumwegere. Uramushaka? Reka tumwegere, uriya mugore ni mwiza. Tugende moto. Reka tumwegere. Umuvugisha ngo icyo ushaka cyose arakiguha. Umudamu ni mushe muri ago mushyiramo. Mota none se wari usanzwe bizi ko Prophete Noheli yemera inkumi? Wari usanzwe bizi ko umusitari wawe yemera inkumi? Ewana ku nkumi ho ndabizi arazemera cyane. Urabona n'ubu ngubu abagenda zisuhuza zireba uko zimeze. Pareka moto neza ariko wegere hino tuganire. Hanyuma abantu benshi motari bagiye bavuga ko ngo moto, izi moto bazanye ari moto nziza, ari moto zisobanutse. Wowe ubona izi moto hari icyo zimaze, cyangwa ubona hari itandukanyirizo ryazo na zino zari zisanzwe ziriho? Njye izi moto navuga ko nta kibazo zitwaye, ni nziza cyane, zaje kohereza n'Abanyarwanda, mbese cyane nk'abamotari bakora kano kazi. Izi
navuga mbese zatumye mbese akazi kiyongera cyane kurusha uko zino za esanse zari zimeze. Icyiza cy'izi moto ntabwo zikonsoma cyane nk'uko zino za esanse zikonsoma. Wenda ku munsi nshobora kuba nakoresha nka batiri, nshobora gukoresha nka batiri nk'eshatu cyangwa enye ku munsi, ariko zino za esanse ubwo nabara ko nyine byaga bihwanye n'amafaranga n'ibihumbi nka 6 cyangwa 7 na bya konsoma za batiri. Ariko mu gihe nane esanse ushaka gusaba ku munsi ushobora kunywa nk'ibihumbi 10-15, kumva ko harimo itandukana muri ikinyuranye cyinshi cyane ko izi moto riga ngo bazita automatique. Ubundi izi ni moto zitari muri analogue, ni za moto ziri muri digital. Izi moto rero ziri muri digital ni za moto izi bazita ubundi izi moto z'umuri zose muzaye mubona ni moto za automatique, ni moto zitagora zitarushya gutwara mu gihe ziri ujya gupanga urwana na vitesse ngo uhita kurura. Umva ko ni moto zigeze mu kinyejana kizima gisobanutse kimeze neza. Hanyuma ubu rero mbere yuko wenda dukomeza ikiganiro ngiye kubabaza ikibazo. Ugitsinda ndamuha ibihumbi 2 y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko ntabwo 2 ni makeya, ni makeya muri bakavuze nka 5 ariko nacyo nta kibazo ndamuha 3. Yego. Biz Foundation School bisobanuye iki? Biz Foundation School. Ngo Biz Foundation hari kubonekamo umuryango, hari kubonekamo school ishuri, hari kubonekamo Biz umuntu numva ari ishuri, ni ishuri, ni ishuri. Foundation ni ishuri ry'umuryango nyine, ni ikigo kigisha abantu bumenyi ibintu biri science tu niko mbyumva. Aha, icyo yacyo wagitsinze. Biz Foundation School ni ishuri, nibyo koko rifite amashuri y'inshuke ariyo twita nasari. Hari nasari 1, nasari 2 na nasari 3. Rikagira na primaire ya mbere, primaire ya kabiri, primaire ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu. Akabya bintu vuze muri Biz bagiramo na ntuzi, bagiramo na primaire kuva muri primaire ya mbere kugeza mu ya gatandatu. Ibyo bintu vuze hari ahantu murutse kujya bitanga igiheka, ahantu bita ku munara, ngo ni cyapa cyanditseho ngo Biz Foundation School. Po abantu bose mufite abana bagezwe mu mujyi wa Kigali, abana bafatika kugira ngo bamenye ubumenyi, mugende muri Biz mujyane abana banyu banyarwandakazi. Naraje ngo Prophete Noheli ntacyo nazabakorera. Abana kuntu bamagaze cyangwa na motari, ugasanga umukobwa aje gutega umutari wambaye slipper bodaboda, nagiye mwambara gutya, urabona ukuntu umutari aba yambaye, babereke cyangwa umutari bahagaze, bajye bambara gutya. Mana yanjye kababwiye cyakora motari nawe urisonje ndakurahiye. Bababona ko banoneho ngiye mba niviriye ahantu hadaje. Uyu munsi wa none The Ben twavuganye. Ariko The Ben mwavuganiye. The Ben twavuganye bro. The Ben twavuganye hamwe n'umuntu witwa wa mugabo bita Coach Gael, umukire wa mbere mu gihugu. Bara bose twavuga ko ati Prophete Noheli turakwemera dusabira umugisha. None Bruce Melody yambwiye ati ngiye muri iyi minsi ndajya hanze muri Kentucky ndashaka kunsengera, ndavuga ati ndakuramburaho imigisha. The Ben fotori zango unidra. Amen. The Ben ibyo bintu Bruce Melody Imana iragukunda jya mu mavuta neza ngo ibyo bintu Bruce Melody mwabivuganye. Ngo Bruce Melody erega Bruce Melody yambonye tabati ni yo mbonye njewe atavuga ati niwe mustar uzi yaje mundi arigisimu yoboke kwahuriye muri Genesis Comedy aho birukanye Binovye bamusohora nk'imbwa we na mitsutsu bazimiriza amatara muri Genesis Comedy bagiyemo ibintu bitigeze bibaho babita breaking news. Iki hari cyambere cyo witwa mitsutsu mumenyere nk'umukomedi hamwe n'uwitwa Binovye Cool Magic bagiye muri Genesis Comedy ejo mundi bagezeyo bihabya byo kwamamaza amasamusanga bihabya byo kwamamaza za nganda zabo barangije ewan uwitwa Mary Sinyiri Genesis Comedy ahita bazimiriza amatara basohotse bakwibishwaro. Uwitwa Chogasta Rafiti uri kumva neza yaririmbiye intebe 5 zonyine abantu bahunze batashye. Andi makuru breaking news nuko umukobwa w'u Rwanda Jackie umwe wamamazaga B1 Gin uruganda rwitwa Noblesse ruherereye mu Bugesera rwamaze kumusinyisha. Ubu ngubu Jack ari gukora muri Noblesse cyane hasa makuru barebera. Uwitwa Prophete Noheli ejo bundi arajya kuri demarche kuzana perime bavuga kategori A
na B na C na R na D byose nzabizana tujya twizamukira dushaka yabuza popo andi makuru hari nuko hari umupeti witwa Gitafu wamaze guhura na ba DJ Brian na ba Nessa yamaze guhura na bariya abaragenge n'abaragenge niko babita yamaze guhura na ba DJ Brian yamaze guhura na barabakoboyi bose ba Tesha bamaze bagiye kumuha miliyoni telefoni igura miliyoni ariko telefoni Gitafu iyo barayimuriye uno mundi akunda gusambanira hara mu Migina muri korodoro yemera iyi barayijyanye rwose hanyuma Gitafu ko avuga ko wiyita umukozi w'Imana ariko nta bukozi bw'Imana bwawe umukozi w'Imana se yaramamagara gahunda yawe wari kugenda usambana oya jewe nabwo sambana ngiye ninywera mu karo nje banyita gapome nje banyita agasheke nje banyita apuchuli ari wowe na Gitafu ninde mustar none subwo wowe nago wabyibwiye wowe urafata Bruce Melody uje kumubaza ngo tafugenge bahe mu bigori uraza kumaza Just Family yo muri 2010 na kangahe je umwana wo muri digital ngeze jewe ndagera muri Kina Music kwa Kerema akavuga ati Prophet Noel kugira ngo iyi mikoroneri ngaba yicareho nuko urabanza ukayisengera amavuta y'Imana atari mu mwera urumva we bro hanyuma se ko Gitafu arimo agenda tumirwa n'abantu basobanutse bakanamuha amafaranga tukabona abandi bantu b'abastari bagenda babona companies bagenda bamamariza wowe biterwa n'iki ngo Gitafu nuzanye no kumumbaza uwo muntu ni umuntu utagira icyo yigezaho ni umuntu uhereza telefoni ejo akajya mu Migina bakayinywera uri kunyumva neza ni umuntu wahereza amafaranga 5,000 nimugoroba wa musaka ntumubona n'igihumbi abo ni abantu b'abana byo bareka babaharawe ngiye Prophet Noel banye twavutse mu byahishuwe umwuzukuru wa Bikira Mariya na Yesu Kristo wowe uvuga ko uri umustar ushingiye kuki nari umustar se wowe reka nkubaze ubu no kubona ngo ino ujumbaza abastari nk'abagenzi nka ba super manager bro abantu bakoze kofi ujumbaza nka ba super manager ngereka mubwire cyacu navuze ngo super manager urabizi turi inshuti ndakweme cyacu bavuze ngo Sport ngo nyiramuka ngitsinze ngo bariya ngo bazakwambura ubusa ngo kwavutse ngo gukubita inkoni ijana muri stade reka nkubwire nawe ya peri uri gufana bakugeza umuvugizi wayo nubona ubigezeho none iriya kipe mwatomboye iraje nibice n'ibitanu muzaryo sure cyane ubwo niye kipe yatsinda aperi ibitego bitanu kusikukina sinzi kipe yatomboye kandi iriya kipe n'ubundi butareba kubisa ibitego bya danje hanyuma ngereka nkubwire njye umustar bro nese nari umustar njyewe nigi wawe ndari wawe nambari wawe hanyuma Imana kwikomeje kubashyira hanze no kubakoza isoni bandi kozi isoni abantu mwese babakozi mwiyitirira izina ry'Imana ntabwo n'umukozi w'Imana bro umukozi se umukozi arahembwa hari hotel ijya kubikuzamo hari bank ijya kubikuzamo genda umwana w'Imana ariko umumotari ntwari kuba bamwishyuye akigenda genda umwana w'Imana ishyura motari yigenda urayishyura nese ari kuvugira ubusanye ndi guhamba imbwa hano mba ndiko icyo bita breaking news amakuru agezweho motari sura muhanga uyu mumotari uziko ngewe mba namukodesheje hamwe ni moto tugenda umunsi wose ewana nta kirenge nagushyira hasi moto bagukodesheje cyane maze iyi moto ubu ni iyanjye ubu yahaguruka n'umubwira ati moto haguruka cyangwa se guma hano kubera iki uzi ikintu kiba cyamuzanye ni ukugira ngo atware abantu b'ibyamamare utazajya ubona abantu bose bavuga njyewe Noheli kamubwire bro njyewe reka nanakubwiza ko nzanakurabure n'abandi bose mbarabure mbabwire kuba umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko adashyuha kuba umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko ataba mu mavuta kuba umuntu ari umukozi w'Imana bivuze ko atatereta kuba umuntu ari umudamu yarubatse urugo bivuze ko inyama y'urukundo bayikuyemo kuba umuntu ari umupapa by'abana 5 nibivuze ko atagirira ari ryo gukunda umugenzi atwaye cyangwa n'undi muntu ahubwo icyo nshaka kubabwira ni igiki dusoborwa byose na Kristo duha imbaraga tukajya mu mavuta tugakizwa tukambara mana ibi ni ibikindi kubona umva kuro kamera ndumva nanjye kujya mu mavuta oya banzu mbwire inkuru mperutse kumva kuri Pastor Claude yakoze imanzi ko ari inshuti yawe Pastor Claude ko nzi ko ari umubyeyi wawe Pastor Claude ko nzi ko ari nka papa wawe Pastor Claude Imana ifite PS niyo nzima Jacques Claude uriya ko nzi ko ari nk'umubyeyi wawe waba waramenye icyamuteye uriya niwe sokuruza aba YouTuber bose waba waramenye icyamuteye imana ngira amanuka yari yanyweye mu karu nyine imodoka igire gute Pastor Claude muri bayinywere kamukaru ntago ajya nk'inzoga yinywera kamukaru yamara kwinywera kamukaru akajya mu murimo w'Imana akajya kubwiriza kuri YouTube cyangwa se mu nsengero urumva nyine satani nawe barafushye aravuga ati rero nta kuri kuntu twabigenza reka tuguteza imanuka imodoka ibiraje ngo po
ibiramukubise ariko ntacyo yabaye. Turashimira Allah subhanahu wa ta'ala, Imana ishobora byose kuyamurinze ikamurinda. Mukaru niyi irimo amajyane n'amazi. Urumva ko nanjye nasaraye ubundi jewe ni nkura kamuka. Nawe wanyoye kamuka. Niko musigaye muyita none. Inyise. Barajya ko twaje. Niko musigaye muyita kamuka. Ibahega menage ayiye. Po. Niko. Yo, musigaye muyita kamuka. Iyi nyine mukarinye. Urumva jewe. Mota urumva ari nkinki. Urumva ari inki umuntu yatwara akarenga umuhanda. Njye sinakumva ko ari mukaru wenda ushobora kuba ari ka kantu baba bavanzemo. Nagaki tobora. Ariko wowe urumva umumotari ntago abamenyera ibintu, ntago umumotari abamenyera ibintu by'imihanda urumva. What is the problem? Allo? Yes. Muvugisha mu cyongereza gusa. Shiraho parallel twumve. I'm good. Shiraho parallel twumve profe. You're welcome. Uri kumwe wafashe akamuvu cyangwa ugiye gufata taxi? Uri ku muhanda? Mama mutari muhereze location ntacyo. Sawa. Urumva ngewe banarubatse ibintu bya danje. Urumva bro? Urumva? Abantu biruga bavuga ubusango Noheli ngo ntabwo yize, twe twarize by the way, twasoma by the way. Urumva twebwe tuba turi urumva umwana bari kuvugisha n'umwongereza aje kundeba, ashe kura Prophet Noheli yageze ku kibuga cy'indege, ati Prophet Noheli ngeze ku kibuga cy'indege, ndambwa ni you're welcome. Urumva bari ko urakaza. Papa Magagari, engineer, supervisor, Professor Noheli byuka urabagirane apshule. Mwariye mwanyweye amata murasetsa. Ngaho ugira ijambo tubwira mu cyongereza. Icyo nababwira reka babwire ngo God bless you in the name of Jesus Christ of the Lord. Imana ibareze umugisha mugire ntungane. Ariko ukuvuga ngo njyewe ndashyuke mvuye mu butayu, mvuye gusenga, nari kumwe na Mose, nari kumwe na Eliya, nabaye Enoke, nari kumwe n'ibizima. Turi mu mavuta cyane, amavuta ari hejuru kandi ameze neza cyane. Reka tubwire abantu mwese rero mudukuke ko bukeye nuko bwije ngo Imana yacu ni umugenga w'ibihe, imenya byose kandi ibidukwiye mu gihe nyacyo, kandi imenyera igihe umuntu wese akeneyemo. Reka mbabwire ngo nitwa Prophet Noheli, ndi Rucumitani bakorwa mudatinya intwari zisingiza ibigwi, umushaka mutagira imbeho umuntu. Ndi ruti